Kigali. Kigali. Ni umujyi munini mu gihugu, ukaba wagatangaza mu kwiruka mu iterambere. Nyamara ibyo ntibinawubuze kugira ubwiza kamere bwawo bw'ibyatsi n'ibiti by'icyatsi bitohagiye, bikeye, bihanaguye. Ibyo kandi bikagira uruhare mu kugusha imvura no gukesha ikirere cyawo. Guciragura aho ubonye no guta ibyo ubonye muri uyu mujyi ni ikosa rikomeye ribujijwe, cyane ko kubikora byaba bisa no gukabya kudaha agaciro isuku, gukabya cyane nyuma y'utuzu duto duto twagenewe gutabwamo imyanda. Ku byapa uhasanga ibitabwamo imyanda, hafi y'amasangano y'imihanda hari ibitabwamo imyanda. Pubere ibihumbi n'ibihumbagiza n'amagana ari impande n'impande, hakiyongeraho n'abashinzwe guhora bawukorera isuku bakawukubura, hakaba n'abarara bawuhira amajoro, cyane cyane mu gihe cy'impeshyi ngo ibiti n'ibyatsi byawo bituma. Uyu mujyi ni iwabo w'abari bahuruje amahanga. Hari uwavuze ko byamugora cyane kuwubamo, yewe ngo ko byagorana bikabije kuwubanamo n'umutambukanyi we, ngo niyo yewe yaba awukomokamo ngo bwacya akabona abandi barenze ibihumbi beza agata urwo yari yambaye. Ati abagabo baho mubayeho muti? Kije, bienvenue, ikaze, welcome to the BGU space. Ngwino dusesekarane mu murwa mukuru Capital, umujyi urimo ugenda wigarura imitima y'abanyamahanga batandukanye uko bwije n'uko bukeye, yewe na ba nyirawo, Kigali. Ngiye uteze amatwi, ndi Benita Giraneza Uwel. Wari uzi ko se uyu mujyi wavutse ahagana mu 1907? Kuki wiswe Kigali? Kigali ni umurwa mukuru w'u Rwanda, umujyi ukomeye mu bukungu, utajegajega muri politiki, imibereho myiza y'abaturage bawo n'abanyarwanda muri rusange bawutuye. Niwe mujyi munini kandi uteye imbere cyane mu gihugu, ukaba ugizwe n'imisozi myiza, ibibaya n'ubutaka butoshye cyane. Kigali ifatwa nk'umujyi w'isuku kandi unateye imbere ku rwego rwa Afurika. Utuwe n'abagera kuri 1,248,000. Mu mwaka w'1907 abakoloni b'Abadage baraje basa n'abawurema. Nyuma y'igihe cy'ubwigenge mu 1962, Kigali yahindutse umurwa mukuru w'u Rwanda, ifata uyu mwanya ku bw'agace kayo keza iherereyemo n'ahantu heza habereye ibikorwa remezo n'ibijyanye na politiki. Mu mateka ya vuba, Kigali yabaye igicumbi gikomeye mu mateka mu guhangana n'ibibazo bya politiki byagiye bizahaza, harimo nka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Kigali yabaye icyitegererezo mu kongera kwiyubaka no guteza imbere imibereho y'abaturage bayo. Uyu mujyi nk'uko twatangiye tubivuga, ugizwe n'imwe mu misozi, ikaba iri ku butumburuke bwa metero zisaga 1500. Ifite igice cy'umujyi rwagati, Central Business District, gikorerwamo n'ibigo byinshi by'ubucuruzi, ibigo by'imari, inyubako ziteye imbere, amahoteli n'ibindi bikorwa remezo bikurura abashoramari n'abakerarugendo. Ifite uturere tuyigize dutatu, ari two Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Utwo turere tugira umwihariko w'ibikorwa n'imyubakire bigezweho. Ahandi hantu hazwi cyane nk'uduce ni nka Kimironko, Nyamirambo, ahazwi nk'ahantu hasusurutse cyane, na Kiyovu, ahazwi nk'ahantu hatuje. Ubukungu bwayo bushingiye cyane cyane ku bucuruzi n'ibikorwa remezo. None igitekerezo cy'izina Kigali cyakomotse he? Abahanga mu mateka bemeza ko izina Kigali rishobora kuba ryaravuye ku ijambo igari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, risobanura ahantu hisunzu ry'umusozi cyangwa hitaruye. Iyo abantu babihuje n'uko iteye koko, Kigali izengurutswe n'imisozi myiza kandi yitegeye. Ibi bikaba ngo ari byo byaba byaratumye abari bayituye icyo gihe bayita Kigali, kubera ubuso bwayo bwari burebure ndetse bugaragara neza. Hari ikindi gitekerezo bavuga ko abayise iri zina bagendeyeho, ngo ni urugendo rw'umwami Kigeli Mukobanya, umwe mu bami b'u Rwanda.
Bivugwa ko yigeze gusura ako gace maze yagera hejuru ku misozi myiza ya Kigali yakwitegereza ubwiza kamere bwayo bigatuma ahitamo kwita icyo gice Kigali. Ngibi byaturutse ku gitekerezo cye gusa, nk'uko hari ahantu heza nyine hitaruye kandi harehare hakwiye igicumbi cy'ubuyobozi. Hari ikindi gitekerezo cya gatatu n'impamvu bavuga ko Kigali yiswe Kigali. Bavuga ko Kigali ari izina risobanura ibyerekezo by'imisozi. Ngo Kigali rero nk'uko yari iteye nyine yo ubwayo yihaye igisobanuro n'impamvu nyirizina yo kwitwa Kigali. Kigali igira ibihe bine by'ikirere bifitanye isano n'imvura n'ubushyuhe. Igihembwe cy'imvura y'impeshyi kiri hagati ya Werurwe na Gicurasi. Iki ni igihe cy'imvura nyinshi muri Kigali. Iyi mvura y'impeshyi irangwa no kugwa kenshi kandi ikagira ingaruka ku bikorwa byinshi byo hanze. Ubushyuhe muri iki gihe ntibuba bwinshi cyane, buguma hagati ya degre Celsius 18 na degre Celsius 25. Igihembwe cy'umujyi cy'izuba kiri hagati ya Kamena na Kanama. Ibihe by'izuba bya Kigali ni igihe cy'ubushyuhe bwo hejuru. Iki gihe ubushyuhe bwaho buba buri hagati ya degre Celsius 25 kugeza kuri degre Celsius 27. Imvura iba nkeya cyane muri iki gihe kandi ikirere kiba cyumutse bigatuma haboneka iminsi myinshi y'izuba. Igihembwe cya gatatu ni icy'imvura y'itumba. Iki gihembwe cyo gitangira muri Nzeri kigasoza mu Kuboza. Ubushyuhe muri iki gihe buguma hagati ya degre Celsius 19 na degre Celsius 26. Ariko imvura muri iki gihe iba igenda irushaho kuba nyinshi. Hari kandi igihembwe cya kane cy'igihembwe cy'izuba rike gitangira muri Mutarama kikarangira muri Gashyantare. Iki gihembwe cy'izuba rike naho ubushyuhe buba buringaniye ariko ntihabe imvura nyinshi nanone. Ubushyuhe bwaho muri iki gihe buba buri hagati ya degre Celsius 22 na degre Celsius 28. Kigali rero igihe ibihe bitandukanye cyangwa se seasons zitandukanye byose bikarangwa n'ubushyuhe bworoheje kandi bwiza, ariko igihe kinini kikaba icy'ubushyuhe bworoheje kandi bwiza, bigatuma uyu mujyi uba mwiza ku bagenzi n'abaturage bawo mu bihe byose by'umwaka. Mu rwego rw'ubukerarugendo izwi nk'ahantu hahora hiteguye neza kwakira inama mpuzamahanga, kandi ikaba umujyi ufite amahoteli agezweho arimo nka Marriott Hotel, Radisson Blu n'andi mahoteli menshi atandukanye. Kigali kandi nk'uko twigeze kubikomozaho dutangira, izwi ku isuku yihariye, ikaba yaragiye yegukana ibihembo bitandukanye byo ku rwego mpuzamahanga ku bijyanye n'isuku y'umujyi. Buri kandi mu mpera z'ukwezi habaho igikorwa cyo gukora isuku kizwi nk'umuganda, aho abaturage bose n'abayobozi bose bakora iki gikorwa mu rwego rwo gutunganya umujyi. Kigali ikora ibishoboka byose ngo ibungabunge isuku, dore nk'ejo bundi haguzwe amamoto ashinzwe kugenda akusanya imyanda impande n'impande mu karere ka Kicukiro. Imibereho y'abaturage ba Kigali, abatuye uyu mujyi akenshi bakunze kuvuga ko batekanye bitewe n'umutekano uhambaye uhaba, bishimiye imibereho yabo, ariko kandi kubamo bigasaba gukora cyane kugira ngo uramuke cyangwa se ugendane nawo mu iterambere. Umuco nyarwanda urangwa muri Kigali binyuze mu matorero y'imbyino gakondo ndetse n'ahantu nyaburanga n'amateka by'igihugu. Kigali ifite uduce twinshi two kwidagaduriramo aho abakerarugendo bashobora gusura. Muri ho ni nk'ibibuga bya golf, inyubako nyaburanga n'ibigo nyaburanga bishingiye ku bucuruzi nk'inyubako ya Kigali Heights n'amaguriro agezweho arimo Kigali City Tower, City Market n'ahandi. Mu duce twihariye nanone abakerarugendo bakunze kubwirwa ko bakwiye gusura nk'ahantu h'ingenzi mu mujyi wa Kigali ni urwibutso rukomeye rw'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Harimo amakuru, inyandiko, amafoto agaragaza amateka y'amahano yabereye muri uyu mujyi, hamwe n'ubusobanuro bwimbitse bwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu muri rusange. Mu gihe usuye Kigali ntusure kuri uru rwibutso rw'amateka mabi yaranze u Rwanda, rwose ni nkaho ntacyo ubutahanye. Kimironko Market ni isoko rikomeye, rikaba isoko rimaze kuba ikimenya bose. Aha niho usanga ibintu bitandukanye byiganjemo imboga nyinshi, imbuto nyinshi, kandi byose bikaba bihagera bigitoshye. Imyenda n'ibikoresho bitandukanye. Ni ahantu heza ho kurebera imibereho y'abaturage n'umuco w'ubucuruzi bwaho. Ndavuga Kigali muri rusange. Hari kandi na Nyabugogo Market, isoko rihuza abantu b'ingeri zose baba bavuye mu ntara zitandukanye z'u Rwanda. Aha ni naho huriro rikomeye
rihuza abavantara z'igihugu n'uyu mujyi. Imena Art Center. Iki ni ikigo gishingiye ku buhanzi bw'ubugeni bugezweho, aho abanyabugeni b'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga berekana ibihangano byabo mu ngeri zitandukanye z'ubugeni, harimo n'ubuhanzi bugezweho. Ni ahantu heza ho kumenya byinshi ku rugendo rw'ubuhanzi mu Rwanda. Kandi Kigali ni ahantu h'amateka y'abasirikare b'Ababiligi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ikimenyetso cy'amateka y'ibihe by'umubabaro ukomeye mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Nyamirambo Women's Center. Iki ni ikigo kigamije guteza imbere abagore, aho basangiza abashyitsi umuco wabo binyuze mu bikorwa bitandukanye birimo ubudozi, ubukorikori n'ingendo z'ubukerarugendo mu gace ka Nyamirambo. Hari amahirwe yo kuhigira ibikorwa no kumenya ibikoresho by'ubukorikori gakondo. Kigali Convention Center ni inyubako y'ikimenya bose muri uyu mujyi. Ni inyubako iteye imbere kandi ifite agaciro mu gihugu kubera ko aricyo kirango nyamukuru kiberamo inama n'ibikorwa by'amahanga cyangwa se n'ibindi bikorwa bikomeye bihuza Abanyarwanda. Ku bakunda inyubako zigezweho kandi z'umwihariko, ni imwe mu nziza kurusha izindi muri Kigali. Mount Kigali cyangwa se Mont Kigali ni umusozi wa Kigali utanga icyerekezo cyiza ku mujyi wose wa Kigali. Ni ahantu hashimishije h'abakunda ingendo n'amaguru kuko hagufasha kubona Kigali noneho byagutse kandi ugahumeka umwuka mwiza cyane. Kigali City Tower ni inyubako ndende mu mujyi wa Kigali irimo amaguriro, ibiro, amahoteli, kandi ni ahantu heza cyane ho kurebera imiterere ya Kigali n'ukuntu iri kuvuduka mu iterambere. Ni ukuvuga ngo uri hejuru y'iyi nyubako ubona byeruye noneho ukuntu Kigali iteye imbere pe. Mu bijyanye n'imyidagaduro n'imikino, harahitwa Mamba Club. Aha habarizwa imikino itandukanye yo kwishimisha nk'uwitwa bowling, pool table, ping pong, volleyball, beer pong, koga n'iyindi n'abana bato bashobora gukina. Ubu kandi ibikorwa byabaye byinshi by'ubukerarugendo muri wo. Ni nayo mpamvu havuka amahoteli menshi uko bwije n'uko bukeye, n'ahantu heza hatandukanye ho gusohokera. Ni henshi tutarondora, harimo nk'aho bakunda kwita kwa Coach Gael, hari imyidagaduro y'ibirangaza abana byinshi n'abantu bakuru, yewe n'ahandi tutarondora. Kigali ni umujyi umaze gutera intambwe zifatika mu bukungu n'iterambere, bikavuga ko igira abantu beza, bakaba abahanga mu kwishimira abantu no kubakira, haba mu kubayobora mu duce batazi batamenyereye, yewe kandi ikagira n'abakobwa cyangwa se abari n'abategarugori bazwiho kuba beza ngo basa na bike. Ariko kandi ni munyemerere tube dusubikiye ahangaha iki kiganiro, tuzasubira ubutaha. Mwakoze kubana natwe. Igitekerezo n'inyunganizi byanyu ndabibutsa ko bidahejwe hano kuri BGU Space, ariko kandi nkakwibutsa ko bitangwa mu kinyabupfura.